ewe nzakurinda jido nguhate nido. Akantu ka jido yaramubwiye ati mugore mwiza nkunda kibasumbagira amata n'ibindi byose ntakabure ku ruhimbi. Iki kibazo nawe ahora yumva nyine bimuteye ikibazo, nubwo aba ari ko ameze ariko ntago aba ariyo mahitamo, ntago yakabaye yifuza guhitamo gutyo. So izo nkuru rero ngewe nkurikije ukuntu nanjye byagiye binyuramo mu matwi, numva ari nk'inkuru zapanzwe. Ariko se buriya byagenze bute kugira ngo bataranywa n'amazi? Bataranywa n'abantu babandi babiri biyongera kuri Naboti, bakiyongera kuri Ahabu, bakiyongera no kuri Yezebeli. Aba bantu babiri rero ni abagabo b'injajwa bashinzwe kuvuga ubujajwa, bashinzwe gushinja ibinyoma n'ibyo batari bahagazeho, bakabihagararaho bakavuga bati twebwe ibi ngibi twari duhari n'amaso yacu, barangiza bagakora inkuru. Ase kubera iki buriya mu babivuga avuga. Naho rero abantu rero ukuntu bateye, abavuga ngo mbere yuko akora ubukwe ngo yabanje gukubitwa. Oya ngo yarakubiswe. Oya ngo baramukubise. Oya icyo ni ikinyoma. Ngo ari gusezerana amatama yabyimye. Hanyuma ubwo akaba yarakubiswe nande? Amakuru avuga yuko yakubiswe n'umuhungu wuriya mugore. Kandi umuhungu wuriya mugore kanhangira ngusuhuza mwifuriza amahoro y'Imana ogarutse kubana natwe. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe, mbaraga n'imbabazi z'Imana biboneke kuri wowe. Kuri wowe uje kubana natwe ari ubwa mbere kuri iyi cano, ndaguhaye ikaze na karibu, nkubwira ngo gubwa neza, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Kuri wowe nshuti yanjye utameze neza, ukaba uri mu bibazo cyangwa uri mu ngorane zigiye zitandukanye, humura, Uwiteka ni muzima, ashobora byose. Kugera kure ntabwo ari ko gupfa, kubaho nabi bigira iherezo, nta kure habaho Imana itakura umuntu. Habwa umugisha n'Imana. Turagarutse nk'uko bisanzwe iteka, tuganira munsi ku munsi. Tugarukanye n'umuhanuzi w'Imana Pastor Peter. Pastor mahoro. Mahoro. Turashima Imana. Nubwo izuba riba ryabaye akigiza karyahe, ariko ni season nanone ntitwabigira icyo tubirenzaho cyangwa ngo tubyinubire. Ariko turi amahoro, turashima Uwiteka. Amen. Ngo turagize Imana. Turagushimiye uwera wa Isaka na Yakobo, Imana nziza, we waremye ijuru n'isi, uhabwa icyubahiro kubera ko waturemye mu ishusho yawe kandi hawuzeho gatoya ngo turutisha abamarayika. Ushimwe rero kuko wadukunze ukatwimenyekanisha. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo mbese bakumva batabwiwe, baburira bataratumwe. Ndagira ngo ubane natwe rero, hagira umuntu wumva muri iki kiganiro ahindurirwa amateka y'ubuzima kandi ave ku rwego rumwe ajya ku rundi. Umugisha wawe nubane natwe, amahoro yawe asigarane natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Pastor Karame ntumwa y'Imana. Umaze iminsi utubwira ku bantu banzwe n'ubutaka. Yego. Abantu banzwe n'ubutaka. Hari ikintu Imana iri kubakorera cyane. Hari ihumure ndetse hari ibyiringiro. Igihe cyose ijambo ry'Imana Bibiliya irambwira ngo ntirishobora kumanukira ubusa. Nk'uko umutonyi utava mu ijuru ngo usubireyo utejeje udasomeje ubutaka, ngo niko n'ijambo ry'Imana ridashobora gusubirayo amaramasa, rigomba kugira ibyo rihindura mu buzima bw'abantu. Kandi iyo usomye muri Zakariya ibice 10 haravuga ngo nimusabe Uwiteka utimana, nawe azabavubira imvura buri muntu wese mu rwuri rwe. Urabyumva? Nawe azabavubira imvura buri muntu wese mu rwuri bwe. Bwa butaka rero iyo bwanze biba bisaba ngo usaba Imana igusha imvura.
nubiba nyine nk'uko Isaka yabibye ngo ya nyuma yaho agasarura ibirutaho inshuro 100 ndetse ngo agenda arushaho kuba umukire. Hari igihe rero abantu badasobanukirwa ubwo buryo bwo kubiba, ukisanga barabiba nabi cyangwa babibye muri season nk'iri zuba ugahinga ariko utiteguye kuvomerera, noneho wahinga ukarumbya. Icyo gihe uba wananiwe kumenya season, ariko iyo uhamagaye Imana ikagusha imvura bwa butaka burarumbuka. Maze iminsi ndimo ndasengera abantu afite ibibazo bitandukanye, bambwira bati pe byaranze, aho twashatse umuryango waratwanze, butaka bwaho ntibwatwemeye. Abandi bambwira bati nari maze igihe ntasinzira kuva nagera. Ariko reka nkubwire mushumba, ndacyari kubaza Imana ubu butaka bwo mu isi y'Abarabu, abantu bajya gukorera za Omani, za Dubai, za Katari, zahe, uziko kese nka 80% z'abantu mvugana nabo bari muri ibyo bihugu bagira ikibazo iyo bagezeyo cyo kudasinzira. Noneho bagaruka bakabona ibitotsi, basubirayo bakabura ibitotsi. Hari umuntu umwe cyane cyane twigeze dusengana, buri uko musengeye agasinzira, habaceho umunsi tutasenze akarara yicaye. Noneho nk'abantu ujanishije nka 50% cyangwa 70% abantu bose baze kutubwira no muri comment batubwira bariyo n'uyu munsi wa none. Ndacyari kubaza Imana ngo umwuka ni mwuka cyutuma abantu bakandagira kuri buriya butaka bakananirwa gusinzira, ibitotsi bikabura. Umuntu agakubwira ati njyewe ndumva ngiye kuzicwa n'ibitotsi. Abakoresha banjye nta kibazo ngirana nabo, dukorana neza, yewe n'umwanya ndawubona uwo ukungana nyine, ariko mbona umwanya wo kuba naruhuka, ariko sinjya mbona ibitotsi. Ndacyari kubaza Imana umwuka ni mwuka nyabacyo utuma abantu ubutaka bwa hariya bwanga abantu bukababuza gusinzira. Yego. Ariko aho bigeze Imana irimo irakora, irimo irahindura amateka y'abantu. Hari business zigiye kongera kubyutsa umutwe. Amen. Aha, wenda reka twigarukiye duherukana tubwira uti Pastor Claude niyo nzima agiye gukubona pièce yakoresha ubukwe. Yewe waranabutashye, ungira ngo warahabaye. Narahabaye, nari mburimo. Wari uburimo. Ariko se kuki abantu ari ba nta munoza? Babigenje batese. Uyu munsi ukibona avuga ngo urabona ngo Claude mbere yuko ashaka ngo yarakubiswe, aza kwa ngo ashatse umukecuru. Kuki abantu binjira mu mahitamo y'abandi? Babuze ibyo bakora. Nk'umuntu wari uri muri buriya bukwe rero, ndagira ngo duhe ukuri, duhido nido wa mungane w'abaturanyi ba hano hirya iwacu. Reka reka mbanze nanabisuhurize abantu b'i Burundi, aho muri muva mukagera ku isi yose, aho muri ku isi yose, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Niba hari abantu bitabira cyane ibintu by'ivugabutumwa kandi ukabona ko bafite inzara n'inyota, ni bene data b'Abarundi. Bafite inzara n'inyota kandi n'ukuri ndabasabira ngo Imana igihaza uko sinzi. Hari ijambo nkunze gukoresha cyangwa bakoresha okuyayana. Kuyayana sinzi niyo ndi bubisobanure, ariko bafite inzara n'inyota, bafite umuhate, bafite ishyaka, barashaka kumenya kurushaho guhazwa n'Imana, which is good. Muri ubu buzima yuhagijwe n'Imana ibintu byose birakunda. Tugaruke rero kuri abo bantu tuganira bino. Ubundi ngo kubana kwabo kwiza barahugurana. Kuko ikintu cya mbere dukwiriye kureba, murimo w'Imana ni gute wagenda neza, murimo w'Imana ni gute twawukora neza. Nehemiya hari ijambo yavuze, aravuga ngo ntimureba ko tumeze nabi kandi Yerusalemu hakaba harabaye amatongo. Arangije aravuga ngo nimuze bagenzi banjye tujye inama, nimuze twubake. Ese Claude gushaka ntago byari byiza?
icyambere buriya reka nkubwire dushingiye no ku byo ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ninde wabivuze? Si Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, reka tugire ukuntu twiyeranja tumuremere. Iyo haje mu ijambo ryo kuremera umuntu aba ari uburyo bwo kwaranje cyangwa aranjoma, kwiyeranja uyu muntu akabona icyari gikenewe nubwo kitari gihari. Nuvuga ngo uyu munsi uvuze ngo ugiye ku ruganda kugura imodoka, bakwereka izihari. Iyo izi zihari udashimye mu iyo ushaka, barakuremera iyo ushaka, ukavuga ati igishushanyo mbonera cy'imodoka nkeneye ni iki gutya, bo bakayirema uko bisabye, akaba ariko bayikuremera. Rero Imana bwayo yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Njyewe ku rwanjye ruhande navuga ngo ntago ari byiza cyangwa ntibyari bikwiriye Claude kwaba wenyine. Umuntu ukwiriye kuba wenyine ni wa muntu ntekereza ko yabaye inkone ku bwa Kristo, ko niko Bibiliya ivuga. Hari ababaye inkone ku bw'ubwami bw'Imana, hakaba n'abandi babaye inkone ku bw'umuhamagaro, hakaba n'abandi babaye inkone kuko ariko bavutse. Wowe kuko nta kundi yabigenza, ntekereza ko wari ushoboye kuba yaba wenyine. Ariko nawe nubwo yaba wenyine uretse umuhamagaro gusa, uhamagawe akavuga ati njyewe nabaye inkone ku bwa Kristo, nk'uko Paulo yakomeje abivuga, niwe wenyine ushobora kubyihanganira. Bibaye ari ikibazo cyabayeho, ikibazo tekinike, reka bari ko mbivuga, cyabayeho, uyu muntu ufite iki kibazo nawe ahora yumva nyine bimuteye ikibazo, nubwo aba ari ko ameze, ariko ntago aba ariyo mahitamo, ntago yakabaye yifuza guhitamo gutyo. Rero ikintu cya mbere navuga nuko byari bikwiriye Pastor Claude ko ashaka. Impamvu ya mbere, n'ubundi byavugwaga ko, cyangwa hari abantu benshi nyine bavugaga ko atereta hirya no hino ku masocial media, wagiye ubibona, bakaza bavuga bati noneho Pastor Claude twamuboneye umugore, abandi bati turaguconnectinga. Yigeze no kwambikwa impeta n'umugabo mugenzi we, aravuga batashobora kuba ari umutinganyi. Ya narabibonye ariko ubundi reka nkubwire, nakuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo iyo uvugiye ijambo ry'ubwenge mu gihe kitari cyo rirahinyurwa, kimwe nuko urivugiye mu bapfapfa iryo jambo rirahinyurwa. Na bari abantu rero suko Claude ngira ngo yaranabihinyuje umunsi ashaka, suko yari umutinganye, ahubwo bakoze igikorwa cyo kwizera. Ramu pastor n'umuhanuzi yarahanuraga, yakoze igikorwa cya gihanuzi. Reka nkwereke, ndibuka rimwe twigeze dusengera abakobwa batinze gushaka. Abyumva neza, abatinze gushaka pe baratinze. Noneho haza kuzamo umukobwa w'imyaka 53. Icyo gihe twari twakodesheje ikanzu, umukobwa akajya hari akambara ikanzu, akaza tumuririmbira nk'umugeni, tukamutegura bien fresh kabisa, kaza tukamusengera, tukamwaturaho uwo mwuka wo kwambara iyo kanzu. Na rero reba nk'imyaka 50 n'ingahe n'itatu, umukobwa w'imyaka 53, umukobwa ntago ari umugore cyangwa single mother, umukobwa w'imyaka 53. Yego, urabyumva? Nawaza kwambara agatimba. Noneho iyi nkuru yanyibutse ndaseka.
Bishop wari uyoboye uwo muhango nawe bari baziranye n'uwo mukobwa. Noneho Bishop amubonye araturika araseka, asetwa n'iki na ya myaka, azati umuntu w'imyaka 50 unawe uracyategereje kwambara agatimba 53 ni umukobwa ntigeze abyaraho. Wenda avuga ati ndi umudamu narapfakaye natandukanye n'umugabo ariko sinkeneye gusaza ngenyine. Aza ari umukobwa muri twebwe biologically n'igihe cyo kubyara, imyimvire y'uko umuntu ashobora kubyara kuri iyo myaka iba yaramaze kudukamuka mu mutwe. Noneho aza rero yambara agatimba. Bishop amubonye araturika araseka, undi ati ariko nk'ubwo uraseka iki? Ibaze mukristo abaza Bishop ati nk'ubwo uraseka iki? Aramubwira ati niba udafite kwizera njyewe ndagufite, gusenga nuko ayo gukora nuko Imana. Urabyumva? Noneho wa mukobwa nkubwiza ukuri kw'Imana mu mezi aya 3, wa undi w'imyaka 53 mu mezi 3 yagarukanye invitation yenda kwikubita Bishop mu maso. Aramwe atakira ngaho ngera useke, ati reba aha ngaha hariho nde nande hariho nde nande n'abandi bose twabonaga ko babikwiriye ari imyaka yabo ari igihe cyabo yarabatanze. Urabyumva? So bariya nabo nkeka ko bari bakoze igikorwa cya gihanuzi cyo guhanura, ariko babikora nyine mu buryo buteye urujijo. Niyo aza kuba ari indi mpeta yakuye ahandi akayimwambika, aho nta comment, ariko yikuye impeta y'abantu bati yererere kabaye babantu nta batinganye. Ababivuze muri kamere ya muntu ntago twabatera amabuye, uretse ko gukeka burya bingana no kubeshya. Urumva rero bo baricaye baravuga bati nyuma yaho Claude azengurukiye mu ba diaspora, mu banyarwanda, mu baki none afashe icyemezo. Ngewe rero nanamubwira ngo felicitation, kandi icyemezo yafashe agikomeze, akigumeho. Yafashe icyemezo cyari gikwiriye. Imana imufashe akigumeho bikomere, nkuko yavuze ati mu ndahiro yakoze yaramubwiye ati ngewe nzakurinda jido nguhate nido. akantu kajido yaramubwiye ati mugore mwiza nkunda kibasumbagira amata n'ibindi byose ntakabure ku ruhimbi. Ngewe rwose nzakurinda jido nguhate nido. Abari bahari abo barabyumvisha amashyi rwose yarahagije bamukomeye. Mana y'amahoro rero imufasha, ahubwo iyo ndahiro ntazayitatire, nicyo navuga. Naho rero abantu rero ukuntu bateye, abavuga ngo mbere yuko akora ubukwe ngo yabanje gukubitwa. Oya ngo yarakubiswe. Oya ngo baramukubise. Oya icyo ni ikinyoma. Ngo ari gusezerana amatama yabyimye. Hanyuma ubwo akaba yarakubiswe nande? Amakuru avuga yuko yakubiswe n'umuhungu uriya mu kandi umuhungu wuriya mugore ari nawe watanze umugeni. Ubwo se tuje muri reality noneho sasa yaba yaramaze gukubita uyu turamwita step father, sibyo? Ni step father. Yego yaba yaramaze cyane ugiye kuvuga bimwe bya Juni. Oya ni step father, sibyo? Ni step dad mu mvugo iryoshye. Step dad yaba yaramaze kumukubita, yarangiza akaba ari nawe umutanga. Ese ikindi cya kabiri kubukwe bwabo butabaye mwibanga, yamukubitaga muhora iki kandi ari ibintu byari byaramaze kumvikanwaho n'umuryango. Yego urabyumva, uriya mubyeyi ni inyangamugayo. Ikindi cya kabiri n'umuntu dedicated. Ibyo abantu babisobanukirwe, n'umuntu usobanukiwe. Arasobanutse. Urabona ko ari umuntu utuje cyane. Urabona ko ari umuntu utuje, kandi ubona ko Claude yarakwiriye umuntu nkoriye cyane. Urumva uriya mubyeyi aratuje kandi arasobanutse. She's mature enough. Nukuvuga ngo rero ibyo gukubitwa
ibyo gukubitwa ndagira ngo mbwira abantu ko icyo ni ikinyoma cyapanzwe kandi kigategurwa neza. Urabyumva? Njyewe nari mpibereye kuva aho ubukwe bwatangiriye kugera naho bwasoreje, nari mpari mpibereye. Urabyumva neza? Nta iriya nkuru rero yo kuvuga ngo Pastor Claude yarakubiswe, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Umwana bereye papa yaramujiduye. Ntago se noneho nyine nakubwiye ngo bishyire muri reality. Yaramukubise arangije anatanga umugeni. Nyine ubwo kuko ngo n'ubukwe bwaratinze. Ngo habanje kuba ibintu by'inama. Gutinda ntago byatinze kuko habanjeho kuba imirwano. Nta n'igihe ubukwe budatinda. Urabyumva neza? Gutinda ni izindi mpamvu zindi zabo zihariye zabanje gutinda bitewe n'ikibazo icyambere. Uribuka ko hari ku munsi w'umuganda. Urabyumva neza? Abantu batinze kuhagera bitewe nuko babanje kuba mu muganda n'izindi gahunda zabo zihariye. Abagombaga kuba muri service batinda kuboneka. Urabyumva neza? Batinze kuboneka nta kindi cyabirukansaga, umunsi wari uwabo. Bagombaga gufata igihe cyabo bakitegura kandi bakazira ku gihe cya nyacyo. So niyo mpamvu rero yatumye ubukwe butindamo. Ariko se uvuga ngo hari inama ngo yindi ngo yari yabaye ngo barakubiswe ngo yabiriya ni ibinyoma. Mushumba reka nkubwire ukuntu dutunze abantu kuri iyi si. Reka nkubwire umuntu ni mwiza kubana nawe, ariko mukabana harimo distance. Yego, ndaguha urugero. Izuba ni ryiza, ninzajya mvuga umuntu igihe cyose ujye uhita wimagina izuba ukuntu ritudisappointinga. Izuba ni ryiza kubana naryo, ariko kandi tukabana naryo rituri kure. Iyo ritwegereye imirasire yaryo ikidukora hera kuri njye. Buse urabona ntarirabuye kubera izuba. Ni izuba ryakwishe. Urabyumva? None se si izuba? Bibiliya iravuga mu mubwiriza ngo bene data nubwo nirabura ariko ndi mwiza. Nuko nabitewe n'izuba ryo mu butayu nabaye mushumba wa bene data. Urabyumva? Ni izuba rintwikirayo ndirabura. Urabyumva? So izuba rero imirasire yaryo iyo twegereye bitubera bibi, ariko nanone iyo turi kure izuba turarikeneye 100%, kubera ko ntidushobora guhinga ngo tweze hatabayeho energy ituruka ku zuba. Ariko nanone iyo izuba ryabaye ryinshi ku byo twahinze biruma. Urabyumva? Bikuma bitaneze. Nanone iyo bigeze igihe cyo kwera ntibibone izuba, still ntibishobora kubaho ngo bimere neza. Donc nukuvuga ngo abantu kuntu bateye ni beza kubana nabo, ariko tukabana nabo harimo distance. So izo nkuru rero ngewe nkurikije ukuntu nanjye byagiye binyuramo mu matwi, numva ari nk'inkuru zapanzwe. Ariko se buriya byagenze bute kugira ngo bataranywa n'amazi? Aha. Mbega batarajya no muri resebusiyo ahita hasohoka ikiganiro cyo kubasebya. Nyine ni inkuru iba yarapanzwe. Niho nkubwirira ngo ni inkuru iba yarapanzwe. Hariho abantu baba bashinzwe kuba aba contre 6. Hari umuririmbyi waririmbye iyo ndirimbo ngo abo bose ni aba contre 6, barakubeshya ngo Dr. Claude no munywara umugi n'ibindi ngo abo bose ni aba contre 6. Umuntu wicara inkuru itara ikiganiro ubukwe butaranaba hataracaho n'amasaha kuko yakurikiranye. Wigeze hari ikiganiro nigeze numva umuntu ukuntu yakurikirana step z'abantu zose ashyira ku rutonde, arakurikirana
abanze kubutaha ngo bakajya muri resebusiyo, ngo abavuye ku rusengero ngo bakajya kunywa ibyayi ko bari bafite ayabo. Ubundi cyari kubabuza kujyayo niki? Niba amasaha yarahindutsemo cyangwa habayeho gutinda, ni ngombwa se ngo umuntu yicwe n'inyota afite amafaranga yo kumufuka? Haca hirya hafi aho ngaho, ari nako akurikira amakuru akamenya ngo bigeze he, ariko akagira n'icyo ashyira mu nda, cyane ko aba atari umunsi wo kwiyiriza. Rero reka ngire ikintu nkwibwirira kimwe, abo bantu reka mbakubwirire hano muri Bibiliya, kandi ndabizi neza ko abantu bashobora kumva icyo mbashije kuvuga. Iyo usomye ahangaha, iyo usomye hano mu bami ba mbere ibice byaho 21, hari inkuru turi buvuge ku nkuru y'umugabo witwa Naboti na Ahabu na Yezebeli. Ni abantu batatu ngira ngo nivugireho, haze kuzamo n'abandi bantu babiri jewe ntari buvuga, ahubwo uri bubumvemo hano. Reka ngusomere wumve icyo nshaka kuvuga. Aha, igice cya 21 abami ba mbere, hanyuma umurongo duhere ku 8, haranditse ngo ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso cye, azohereza abatware n'impura bo mu murwa n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeka abantu biyirize ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi, bamushinje bati watutse Imana n'umwami. Nuko muhereko n'ab'imfura b'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumye, nk'uko yanditse muri izo nzandiko yaboherereje. Reka nsubiremo uyu murongo w'10. Ongeraho watangiriye. Reka ntangire aho nahereye. Ahera ko yandika inzandiko, uwo ni Yezebeli wanditse inzandiko mu izina ry'umwami Ahabu. Ahabu nanze kubiva hejuru, reka mbivugeho gatoya nsome. Ahabu uyu nguyu yari umwami, areba uruzabibu rw'umugabo witwa Naboti, ararwifuza, ararukunda. Arangije aramubwira ati wambabariye ukampa uruzabibu rwawe, narangiza nkaguha ibiguzi cyangwa nkakuguranira nkaguha urundi. Umugabo w'Imana witwa Naboti yakomeye ku isezerano cyangwa kuri gakondo, aravuga ati biragatsindwa ko njyewe Naboti nafata uruzabibu rwa gakondo ngo ndugurane. Muri make aramuhakanira. Umwami ataha ababaye. Umwami amaze gutaha ababaye, aganirira umugore we witwaga Yezebeli. Uyu Yezebeli yari atunze abahanuzi b'ibinyoma cyangwa ibigirwamana muri we. Yari nk'umwamikazi w'ibigirwamana. Ubundi yajyaga mu cyaro akavanayo umukozi ufite nyabingi, wakabamuhaye ururembo, akavanayo undi gutyo agwiza abahanuzi 400 b'ibinyoma ibwami. Wimagine ubwo bwami bwari bufite abahanuzi 400 b'ibinyoma. Ubwimagine nawe muri wowe. Arangije Yezebeli aramubwira ati mugabo mwiza, nturi umwami, ntutegeka, icyo uvuze nticyemerwa. Ahita ko amubwira ati bindekere, uruzabibu nzaruguhesha. Niho mpereye ku murongo w'8 ngo ahera ko yandika. Urabyumva? Yezebeli ni wahereye ko yandika. Reka mpasubire rero. Ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso, azoherereza abatware n'impura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeka abantu biyirize ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi. Abagabo babiri b'iki mushumba? B'ibigoryi. Ndatukanye cyangwa ndasomye? Urasomye. Ndasomye. Reka nkomeze nsome. Imana ishimwe.
ngo nuko babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami, nuko muhere ko mumujyane mujye kumutera amabuye mu mwice. Ariko se mu by'ukuri Naboti kuvuga ngo sindi butange gakondo ya basogokuruza yatutse Imana? Yatutse umwami se? Yamubwije ukuri. Abantu rero banga ukuri. Kuri iyi si rero dufite abantu babandi babiri biyongera kuri Naboti, bakiyongera kuri Ahabu, bakiyongera no kuri Yezebeli. Aba bantu babiri rero ni abagabo b'injajwa bashinzwe kuvuga ubujajwa, bashinzwe gushinja ibinyoma n'ibyo batari bahagazeho, bakabihagararaho bakavuga bati twebwe ibingibi twari duhari n'amaso yacu, barangiza bagakora inkuru. Ase kubera iki buriya mu babivuga, mu baba babikora, kuki harimo n'abiyita ko ari abashumba cyangwa ari abakozi b'Imana? Ubwo nabo bari muri ibyo bigoryi. Niba komeza kujya mu murongo bazajyamo. None se avuga ngo bafite umwuka wo kuyongwayongwa. Umwuka wo kuyongwayongwa. Uriya mwuka ni mubi cyane wo kuyongwayongwa. Donc nuvuga kuyongwayongwa ni nko kugenda ukamuka ushiramo, uva mu byizerwa winjira mu itangazamakuru, ukava mu byizerwa wowe ukinjira mu itangazamakuru. Ibyo babyita kuyongwayongwa. Mbega ukava ku isoko ukajya ku isoko. Kabyare kagira Imana n'abantu n'amafaranga n'abana, ukava ku isoko ukajya ku isoko. Abantu bakiexposinga bakaza ku isoko bakigurisha. So naba bantu rero Bibiliya ivuze abagabo babiri b'ibigoryi bashinja abandi binyoma. Najyaga nibaza impamvu ubujajwa busigaye buba mu bagabo. Byanarangiye n'uyu mwuka w'ubugoryi winjiye mu bantu. Ntawe ntutse ariko nasomye ibyanditswe, hari umwuka w'ubugoryi uba warinjiye mu bantu. Noneho abantu bakabura ibyo gukora, bagatangira kwigurisha muri ubwo buryo. Muri make biba bimeze nko gukora, ni nk'uburaya ariko ku rundi rwego rwo hejuru. Oya se nawe urakabije. Ntago hoya. None se reka nkubaze, indaya yo yicuruza ivuga ngo iki? Ntibavuga ko bakora umwuga wo kwigurisha? None se mwabanyamakuru ntimukora umwuga wo kwigurisha? Inkuru utashyize hano ngo abantu bazirebe, hari views wabona? Niba nta views wabona kuri konte yawe, hari icyajyaho, niba kinajyaho simbizi, sinzi uko mubibara. Uko niko bita kwigurisha. Ndimo nabyumva. Niba rero umuntu ava ku isoko akajya ku isoko, abaje kugira ibyo agura cyangwa kwigurisha. Wenda reka tuvuge ko afite ibyo agurisha, ariko igihe ibyo ugurisha biva muri wowe, ni wowe urimo kwigurisha. Wenda reka turebe wenda kuri Pastor Claude. Benshi batira ntiruzamara kabiri, bakabitega iminsi batashatse mukecuru, abandi bakanarengera ngo ni mama we, ibintu nk'ibyo ngibyo. Erega ubona ari umwuka uturuka ku cyese niyanzika abantu baba bamaranye igihe. Ibyo byose ugiye kubireba, ubundi ntago wabura kuvuga ko harimo n'inzika cyangwa harimo n'ishyari cyangwa harimo n'ubugome. Abantu bataye ubumuntu, bimika ikindi kintu ntazi muri bo. Uko byaba bimeze kose, niba umuntu yahisemo, nta mpamvu yuko ukiritika. Abantu bo baravuze ngo icyambere ntugasuzugura akazi ka mugenzi wawe kuko akawa atari ko kamutunze. Undi mugabo yaravuze, aravuga ngo ariko kuki ncinya inkoro yanjye hakababarizanyu? Sinzi niba icyo kintu cyumva. Ngewe nacinya inkoro yanjye, wowe kuki yawe ari yibabara? Waretse nge wayicinye akaba ari yanjye ibabara, ko nubundi nayicinye mfite impamvu. Bivuze iki rero? Uyu muntu niba yashatse mukecuru
we ni wowe ubibona ko yashatse mukecuru, kuri we yashatse umugore, kuri we yashatse umufasha, kuri we yashatse uwo bazabana akaramata. Ibindi wongeraho ni ukubura umukoro, ni ukuba udafite ibyo gukora. Ntago waba uri bize ngo ujye kureba ngo Korode ngo yashatse umukecuru. Ibyo bikurebaho iki? Biguhombyaho iki? Ese koko bikungura iki? Abaye ari we yashatse wahomba iki? Abaye atari we yashatse se agashaka uwo wita umwana muto cyangwa umukobwa w'ikigero cye, wakunguka iki? Ngendaza gusanga muri ibyo byose nta kintu gihari cyo kunguka. Inyungu zifite Korode, inyungu zifite umudamu we. Nitubareke rero, tubareke bibereho, babeho ubuzima bwabo, kandi noneho tunabasabire. Niba ubona koko uvuga uti bishobora kutazamara kabiri, ariko amasengesho yawe afite imbaraga n'ubutware bwo guhindura ibintu, byari imisozi bigahinduka amataba. Koresha bwa butware cyangwa rwa rurimi wakoresheje, kuko ururimi rwacu rurarema, ururemeshe watura ibyiza kuri ruriya rugo. Niba nta shyari ufite, niba nta mutima mubi uri muri wowe. Ibi ndabivuga wenda ntabivugira kuri Korode, rikambwira abantu muri rusange, babwire ngo twige kureba ibitureba. Nkunda kuba nganira n'abantu hirya no hino ku isi bataha mu bihugu bitandukanye, ariko wisanga abantu badusize ikintu bahaye agaciro cya mbere ni umwanya wabo. Ku buryo umuntu muvugana akakubwira ati ndi kwiruka, ati tuvugane ryari, isaha muvuganye iyo uyirengejeho n'iminota 5 ntumubona, kuko nta mwanya bafite wo gutera inyoni, nta mwanya uhari wo gupfusha ubusa. For us in Africa dufite enough time, dufite n'icyo bita excess time, extra time, dufite no mwanya wo gupfusha ubusa. Ari nawo huwo kwisanga twakozemo ibitadufitiye umumaro, nyamara kwisanga ibidufitiye umumaro tutabashije kubirebaho. Urabyumva mushumba? So Korode kuba yashaka umukecuru, kuba yashaka umwana mutoya, icy'ingenzi kiba gihari ni ukureba ngo imbere y'amategeko uyu muntu yujuje imyaka y'ubukure. Ibindi biba bisigaye nicyo bita urukundo. The love is blind, urukundo ni impumyi. Iyo rero ari we yashimye mu bakobwa 1000, byubahe, ubaha amahitamo y'umuntu, kuko ntago bazatura iwawe, nibinasenyuka ntawe uzagaruka iwawe, bose barakuze, buri muntu wese afite iwe. Bizasenyuka n'ubundi buri muntu wese agiwe, ntago bizasenyuka bazi wanjye, cyakoze ari nge wabasezeranyije. Byasenyuka buri muntu wese aza kumbwira ati mushumba wansengeye ku rugo wasezeranyije rwasenyutse. Aho naba mvuga ati mfite umutwaro ukomeye wo kuvuga ngo abantu nasezeranyije rurasenyutse. Aho byaba bindeba, ariko bitari ibyo ngibyo nta kindi kindeba muri bo. Ndabeshye se mushumba? Ntago beshye. Abantu bajye biga kuba kureba ibibareba. Benda iyo babikora batekereza ko byahita rusenyuka. Ese ayo magambo barimo bavuga, ibyo bavuga bishobora gutuma rura rugo rusenyuka? Imigani 26:2 haravuga ngo nkuko intashya ijarajara ngo n'igishwi kikaguruka mu kirere ngo ntikigire icyo gifata, ngo niko n'umuvumo w'ubusa utagira icyo utwara umuntu. Imigani 26:2 uza kuhagera aze kuhasoma. Now ari amagambo yabo rero ntago ashobora gutuma urugo rwabo rusenyuka. Nubwo ari amagambo Satani ashobora gushingiraho, ariko bariya nabo cyakora bashobora kube intandaro yo gusenya. Ariko nibagira gutya bagafunga amatwi, ibyinjiye bakabireka bigasohokera hano, ntafunge hano ngo kuno kube gufunguye byinjire bigume mu bitekerezo, nkeka ko rura rugo nta cyarusenya. Nta cyarusenya amagambo y'abantu. Ni urugo rw'abantu bakuru. Urumva, reka nkubwire mu makuru mfite n'ukuri ya mu mama yagize ibyago agapfakara. Sibyo? Yarapfakaye. Ku myaka ye azi impamvu yongeye gushaka.
Claude yaradivorushije aza aho byapfiriye byanga byakunda. Ntago twari duhari tumenye ngo wenda niwe nyirabayazana cyangwa umugore batandukanye niwe nyirabayazana, ariko kuba yongera akicara akavuga ngo nkwiriye kongera gushaka, yamaze kumenya aho byapfiriye ko bitazongera kuhapfira. Ntago ari hari abantu bafite umwuka buriya ngo ingurube y'ishyamba iyo uyirukankije gatoya igakata mu ikorosi aho itakubona ihita ihagarara, ibizingo byarangiye. Ibizingo byarangiye, cyayirukansaga cyarangiye. Sinzi niba byumva. Rero Claude ni umuntu mukuru uzi aho byapfiriye mbere, experience byanze bikunze arayifite. Ntago ashobora kwemera byongera kugira ahandi bipfira. Ubwo rero gupfa kwabyo cyangwa kubaho kwabwo kwa rurarugo ruri mu biganza by'abantu babiri bombi, nta wundi bireba. Nitukivange mu bintu bitatureba. Abantu nitugaruke tugira ubumuntu pastor, tugira ubumuntu, tugira umutima w'ubumuntu. Jondi nahoze hari ibintu nahoze ndeba mbona bidakwiriye. Umuntu akihagurukira rwose wa mwuka wakomeje kuba mu bantu nyine w'ubugoryi, hakaza ku muntu w'umugenzi wipfiriye, hakajya akavuga uburyo ari umupagana. Ijuru ninde uritanga mwabantu mwe? None se agaruke ribu mufunge n'icyo ushaka? Niba yari n'umupagani, ijuru ko atari kwa papa wawe ukubyara, ijuru ko ari ku Mana irigabira uwishatse. Urabyumva? Abantu tugira ubumuntu, tugira amagambo twiga kuvuga kuri bagenzi bacu, tugire nayo tutavuga. Twongere tugire ubumuntu muri twe, agakiza kagaruke mu bantu. Mushumba, nibyo watangiye umbaza ngo itorero ryabaho neza gute? Nuko twagira ubumuntu. Yego. Tugira umutwaro, tugira ishyaka rya bene data. Urakoze cyane. Rwose abantu babimenye, abantu bagira ubumuntu. Bene data, iby'isi ntibikaduteranye. Uyu mwuka rero w'aba bagabo bashinja abandi ibinyoma, ujye uwuheza ntukakugereho. Umuntu nakurarika ngo ujye kuvuga ibinyoma, nawe ntukajyeyo. Imana y'amahoro ikugirire neza, iguha umugisha. Urakoze cyane mushumba. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ku bashaka kukuvugisha, nimero yawe turayipiningaho. Ni 078 630 yego 42 45. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turacyari gukomeza gusenga. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Shalom. Amen. Murakoze cyane namwe mwari mudukurikiye. Naho ubutaha tuzongera dusubire ku Mana. Bye.